ubu buhanuzi nubwo amatwi yawe atari yumva, nubwo amaso yawe atari yigera areba, Imana y'amahoro itugirire neza. Bifate serious, bifate nk'ibintu biri serious, Imana y'amahoro itugirire neza. Nibyo amatwi yawe atari yigera yumva, nibyo amaso yawe atari yigera abona, Imana itugirire neza. Umaze igihe kinini urwaye uburwayi, nawe ubwawe bwarakuyobeye, bwabaye uburwayi bw'amayobera ntibusobanutse, ariko shando wiribirifa, ndumva aya masaha Uwiteka hari ikintu gishya ayizonima ninito pevo niniya lazizini wa yakudeboya. Imana ishimwe cyane, hari ikintu gishya data agiye gukora mu muryango wawe, hari ikintu gishya data agiye kugukorera wa mukobwa wawe. Urankurikiye aho uherereye hose, unkurikiye uri mu Rwanda, data agiye gukora ibikomeye. Umaze igihe kinini nta rubyaro, ariko umva ngo uhanurire, data aje kuguha urubyaro. Aho ngaho shyiraho akadomo, shyiraho vindende, uvuge ngo data arantabaye. Umaze igihe kinini usengera kubaka, ariko data amanuwe no kukubakira. Agizo ni mashando wiribirifa, umaze igihe kinini uri mu marira, ariko ayo marira data arayaguhojeje. Akira ubu buhanuzi n'ubwawe zonima. Ibyo byari bidasobanutse, data aje kubisobanura. Haleluya. Mu kazi kawe ntibisobanutse, nawe ukura utazi uko bimeze. Abandi bahabwa kontara, wowe nturayihabwa, ariko I prophesy, ndahanura ku buzima bwawe. Iyo kontara utari wahabwa uyihabwe mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe aho unkurikiye uri hose, uri mu Burayi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri mu Bwongereza, uri muri France, urankurikiye uri hano mu Rwanda, urankurikiye uri mu Burundi, urankurikiye uri muri Zambia, urankurikiye uri muri South Africa, uri muri Afrika yose, aho uherereye hose mu ngune enye zose, ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi mbuhawe n'Imana muri iyi saha yo kubohoka, muri iyi saha y'igitangaza. Bwakire n'ubuhanuzi Imana impaye n'ubwawe, bwandika ahantu. Imana ishimwe ko igiye gutabara, ntireba igihagararo, ntireba uburanga, ntireba uyu munsi wa none situation y'ubuzima urimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Situation y'ubuzima urimo uyu munsi ntago ikanze Imana, iyo ntiyakanga Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuba nta mashuri ufite ntibikanga Imana, kuko Imana ihera ku busa. Kuko Imana yo ntikora, irarema, ifata ibitari biriho ikabihindura ibiriho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iyo munsi none ifata ibidafatika ikabihindura ibifatika, ifata ibintu by'ubusa ikabihindura ibintu bigaragara, kuko ni Imana yirema. Ijambo rirambwira ngo isi yari itagira ishusho, ngo nta kintu na kimwe, ngo isi yari ubusa, ngo Imana ihera ku busa, ngo iravuga ngo nihabeho, habaho. Nawe ndagusengeye wowe unkurikiye, Imana ikuremere mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini nta mwana, umaze igihe kinini ugerageza gukoresha mariage bikanga, ariko umva ubuhanuzi, umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo birahindutse mu izina rya Yesu. Ndumva ijwi ayizo ni mashando wiribirifa, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo birahindutse. Ibi bintu nubyizera birakora ku buzima bwawe, birahindutse. Akira impinduka mu buzima bwawe, akira impinduka mu rugo rwawe, akira impinduka mu bana bawe, akira impinduka muri famiye yawe, akira impinduka. Rero ndashaka kubona umubare munini w'abantu bajya muri comment, andika muti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Genda wandike muti ndi umutsinzi, manuka muri comment, andika muti ndi umuntu umutsinzi. Kibona uyiteranira, ukibona kino kiganiro, manuka ujye muvuga uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Genda ujye muvuga uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Kandi rarika n'abandi bantu basharinga kino kiganiro nabo baba batsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Andika muti ndi umutsinzi mama, andika uti ndi umutsinzi papa, andika uti ndi umutsinzi wa musore we, andika uti ndi umutsinzi wa mukobwa we. Andika mu manuka muri comment wandika uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. La benefo shando wiribirifa, ndafashije ana zibohora nizigaragare ku buzima bw'uyu mumama, zigaragare ku buzima bw'uyu mukobwa, zigaragare ku buzima bw'uyu musore. Mana ndabohora uyu musore, ndabohora uyu mukobwa, ndabohora uyu mugabo. Ibo Satani yari yaraboshe ndababohoje mu izina rya Yesu. Ndabinjiza mu mugisha wabo, ndabinjiza mu masezerano yabo, ndabinjiza mu iterambere ryabo, ndabinjiza mu mahirwe yabo. Mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, mpagaze mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Nsengeye buri muntu wese wari ufite ikibazo, ngo Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru
Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Profete Emma ugusuhuza. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni wa mwanya mwiza, iyi ni ya saha yo kubohoka, iyi ni ya saha y'igitangaza, iyi ni ya saha y'ubuhanuzi. Igira hino tubane muri aya materaniro, igira hino tubane muri aya materaniro. Nzi neza ko muri iri teraniro, muri iyi saha urakiramo igitangaza cyawe. Imana impaye ubuhanuzi bwawe aho uherereye hose. Imana intumye kuvugana nawe. Hari ibintu Imana ikuntumyeho kandi nzi neza ko biri bugiye guhindura ubuzima bwawe. Washoboraga kuba wenda uri ahantu uri mu buzima bukugoye, uri mu buzima bukuruhije, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, ntugipfuye. Imana intumye kukubwira ubuhanuzi buhumuriza umutima wawe, ubuhanuzi bukubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Imana impaye ubuhanuzi buguhagurutsa ahantu wari uri. Imana impaye ubuhanuzi bugukura iminyururu yari iboshye ubuzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe aho uherereye hose, aho unkurikira uri. Reka nsuhuza abantu by'umwihariko bari mu Rwanda, mbabwire ngo nimugire amahoro y'Imana bane namwe. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ndizera ko muri amahoro, ndizera ko Uwiteka abarinze, ndizera ko Uwiteka abashyigikiye. Nsuhuza inshuti zacu z'Abarundi. Abarundi muhabwe umugisha, ndabagumbiriye cyane. Ndagize ntiyambu, nimuhabwe umugisha n'Imana, Uwiteka abagirire neza. Ndeka nsuhuze abari mu Bugande, mbabwire ngo nimuhabwe umugisha n'Imana. Abantu muri mu Bugande, Imana y'amahoro ibagirire neza. Uwiteka bishimire, Uwiteka bagirire neza cyane. Hari abadukurikirana bari muri Zambia, hari abadukurikirana bari muri Malawi, hari abadukurikirana bari Mozambique. Ni benshi. Hari abadukurikirana baba South Africa. Bahisemo gukora subscribe, bariyabonesha, bavuga bati hano hantu tugomba kujya tuza tukahumvira ijambo ry'Imana. Ni ukuri namwe Imana ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Umugisha w'Imana ukomeze kubabonekaho ibihe byose mu izina rya Yesu. Hari abantu badukurikira bari mu Buraya. Ni ukuri nimuhabwe umugisha n'Imana. Bari mu Buraya, ubwo ndavuga abari muri Belgique, abari mu Bwongereza, abari muri France, ndabasuhuje ibihugu bya Schengen byose. Ndababwiye ngo nimuhabwe umugisha n'Imana. Hari abadukurikira bari muri Amerika, Abanyamerika ndabasuhuje, muhabwe umugisha n'Imana. Reka mbasuhuze, mbabwire ngo Uwiteka bishimire. Hari abadukurikiye nanone bari muri Australia, bari muri Canada, nimuhabwe umugisha n'Imana. Ndababwira ngo umugisha w'Imana wabonekeho, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Buri muntu wese aho ari mu nguni enye zose z'isi. Ni benshi badukurikira, mwakoze subscribe. Ni ukuri ndabakunda cyane, Uwiteka bampera umugisha. Ndabakunda, ntimukabure ku Mwuka Wera. Ni ukuri kuba warahisemo ukavuga uti nta handi nkwiye kuzajya mba ndi uretse kwa Profete Emma, kavuga uti aya mavuta ndayemera, aya mavuta ndayakunda, aragufasha. Imana y'amahoro iguha umugisha. Byose byo nirata, ndashima Yesu wamaye agakiza ke kubona. Yanduhuye nari ndushye, hari byinshi yantabayemo. Iyo ataza kungirira neza ubusimba nkiriho, ariko data yangiriye neza. Data yabanye nanjye, arandinda, arandwanirira, aranshyigikira, ambera umurengezi. Rero reka nkubwire ngo Uwiteka umwami w'amahoro naguha umugisha, Uwiteka umwami w'amahoro nakwagurira imbago, Uwiteka umwami w'amahoro akugirire neza. Reka ntangire rero nkusuhuza nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera gishibuke. Haracyariho ibyiringiro ibyo ubona ko bitakwemera none aha ngaha Imana ifite inzira byacamo bigakunda mu izina rya Yesu. Haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro yuko ibyawe byapfuye byazuka mu izina rya Yesu. Haracyariho ibyiringiro yuko ubwo burwayi umaze igihe urwaye Imana yabugukiza mu izina rya Yesu. Haracyariho ibyiringiro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Abantu baguciye intege bakwereka ko nta byiringiro bigihari. Abantu baguciye intege bakwereka ko ntaho uzagera. Abantu baguciye intege bakwereka ko ntacyo uzimarira. Ariko nshuti yanjye, wikumva amagambo abantu bavuga, wikumva amagambo abantu bakuvuga.
ikuvugaho. Wowe ita ku cyo Imana yavuganye nawe. Kubeko mbere y'uko abantu bavuga, Imana yabanje kuvuga. Yarabanje iravuga ngo izakugirira neza. Yarabanje iravuga ngo izagutabara. Irangije iravuga ngo ngufashe ukuboko kwanjye. Haleluya, ntacyo uzaba. Imana ishimwe. Imana igufashe ukuboko, nta kintu na kimwe uzaba. Abantu babasha kukuroga ariko ntibagukura mu kuboko kw'Imana. Abantu babasha kuvuga amagambo ariko ntibazagukura mu maboko y'Imana, kuko Imana igufiteho umugambi. Icyo Imana ikugambiriraho kiraremereye cyane. Icyo Imana ikugambiriraho ni kigari cyane. Icyo Imana ikugambiriraho kiragutse cyane. Icyo Imana ikugambiriraho ni icyiza, ntabwo ari ikibi. Icyo Imana ikugambiriraho, igambiriye kuguha umugisha, igambiriye kugucira inzira, igambiriye kugukingurira imiryango, igambiriye kuzura ibyapfuye, igambiriye kuguhagurutsa, igambiriye kukubambira amahema, igambiriye kukwagurira imbago, igambiriye kukumara umubabaro, igambiriye haleluya kugwa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka mvugane nawe. Abantu babasha kuguca intege ariko we ntuzigere wica intege. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka abantu baguca intege ariko we ntuzigere wica intege. Reka abantu babone ko ntaho uzagera ariko wowe vuga ngo nzahagera mu izina rya Yesu. Kubera yuko naho ugeze uyu munsi ntabwo ari bo bahakugejeje. Birashoboka ko hari uwavuga ngo yaragufashije, ariko kuba yaragufashije ntabwo ari impuhwe yakugiriye. Rimwe na rimwe uzasanga abantu bagufasha kubw'inyungu bakubonamo, ndetse abantu bakagufasha kubw'ibyo bakwitezemo, ndetse abandi bakanagufasha bagira ngo bakugire igishoro. Ariko hashimwe Yesu, ujya dufasha ntacyo aturebyeho, akadufasha ntacyo yitayeho, akadufasha ntabo turibo, akadukura iyo ngiyo turi banyagupfa, akadukura iyo ngiyo turi abantu badasobanutse, tudafite izina, turi abantu mbega badafite isura. Ariko data akaza akaduha isura, akadukarabya, akatwambika, akaduha agasura, akaduhindurira amateka. Imana ishimwe ko Yesu Kristo azajyaza akaduhagurutsa nta kintu n'iki na kimwe ashingiyeho, akavuga ngo njyewe ndakurebye, ndakwikundira. Imana ishimwe. Rero hashimwe Yesu udufiteho umugambi. Haleluya, haleluya. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ntiyifite ijambo rya nyuma kuri njye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ntiyifite ijambo rya nyuma kuri njye. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga maze ngo rihere. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Haleluya. Rero ntiwice intege nshuti yanjye, ntiwice intege. Yesu aracyakora. Umugambi Imana igufiteho ni umwiza, ntabwo ari umubi. Imana igufiteho umugambi mwiza, kandi uyu mugambi uzasohora byanze bikunze. Abantu babishaka batabishaka, uyu mugambi Imana igufiteho uzasohora. Abantu babikunda batabikunda, uyu mugambi Imana igufiteho uzasohora mu izina rya Yesu. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora. Haleluya, kizasohora. Reka gutinya ibizakubaho, reka kubona abantu bavuga ngo urapfuye nawe ngo urebe ngo urapfuye. Oya, Yesu Elisa ngo abana b'abahanuzi baramubwira batari ko uzi ko Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Imana y'amahoro itugirire neza.
ngo arangije arabireba aravuga ngo ye ndabizi ariko ni muceceke. ngo wari uzi ko Uwiteka agiye kugukuraho ushoboye, ngo ye ndabizi ariko ni muceceke. hari amagambo abantu bavuga bakubwira ngo urabona ngo vrema ngo hari ibintu ngo bigiye kuba kuri wowe, jya ubabwira uti ye ndabizi ariko ni muceceke, ye ndabizi ariko ni muceceke. Imana y'amahoro itugirire neza. urabizi ko Uwiteka agiye kugukuraho, ati yego ndabizi yewe, ariko urabizi ko ugiye gupfa, ugati ye ndabizi. Imana itugirire neza. ariko arababwira ati ye ndabizi ariko ni muceceke, ndabizi ibyo muvuga ndabizi niko kuri, ibyo muvuga ndabizi yego. hari abantu bakubwira ngo urakennye, babwire ngo ye ndabizi kuko ubukene bwawe urabuzi. hari abantu bakubwira ngo nturashaka, ye babwira uti ye ndabizi ariko babwira uti ni muceceke kuko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kirahambaye. hari abantu bavuga ngo ariko urabizi yuko ngo urugo rwawe rudakomeye, babwira uti yego ndabizi ariko ni muceceke. kubera iki? impamvu hari data wa twese ujya utureberera aho tutari. Imana itugirire neza. data wa twese atureberera aho tutari. ibyo tutashobora data arabishoboye, ibyo tutakora data yabikora. Imana y'amahoro itugirire neza. hari ibyo tutakwishoboza ariko data we yabidushoboza mu izina rya Yesu. hari aho tutabasha kwivana ariko data yahatuvana mu izina rya Yesu. hari ibintu byaducanze ariko data ashimwe ko ajya bicangura. Imana ishimwe. hari ibintu byatuyobeye ariko haleluya Imana ishimwe, Imana ishimwe. sibyo? rero wicogora kumwizera, wicogora kumwiringira, wicogora kumuhanga amaso, wicogora ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. wicogora kumwiringira, wicogora kumwizera, wicogora aracyabasha gukora, aracyabasha gutabara. wicogora. ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. nshuti reka kwiganyira, nshuti yanjye reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya kuko data arahari kugira ngo akugirire neza. amen. Imana y'amahoro rero itugirire neza. data aguhereza umugisha kandi akwishimira. tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ibice byaho ni 48. turasoma duhereye ku murongo waho wa 6. haravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi. Imana y'amahoro ishimwe. warabyumvise. Imana ishimwe. ariko Imana y'amahoro ishimwe. warabyumvise ariko dore byose ngibi. Imana ishimwe cyane. warabyumvise ko Imana izagukorera ubukwe, warabyumvise ko Imana izagutabara, warabyumvise ko Imana izakumara umubabaro, warabyumvise. Imana ishimwe cyane. ndagira ngo mvugane nawe. warabyumvise, hari ibintu wumvishe ku buzima bwawe ariko ndahanurira ubuzima bwawe iri joro. injira mu mwanya mwiza wo gusenga Imana. ubu buhanuzi bwakire mu izina rya Yesu. hari ikintu gishimanije kurema ku buzima bwawe. warabyumvise. zoni mashando wiribiri. warabyumvise ko Imana izagukiza ubwo burwayi. warabyumvise ko Imana izakubakira. warabyumvise wa mukobwa we ko Imana izagukorera mariage. warabyumvise wa musore we ko Imana izagutabara ikaguha umugisha, ikaguha akazi. warabyumvise ko Imana izaguhagurutsa. ariko ijambo riravuze ngo dore byose ngibi. haleluya. warabyumvise ariko dore byose ngibi. Imana igiye kubikora. Imana igiye kwitamurura. Imana igiye kurema ikintu gishya. warabyumvise dore byose ngibi. warabyumvise dore ngibi byose Imana irabikoze. ijambo riravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi. none se mwe ntimwabihamya? Imana y'amahoro itugirire neza.
mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Birahari Imana, birahari, birahari Imana, birahari. Imana ishimwe, ibimenyetso birahari. Dushubije amaso inyuma tukareba aho Imana ituvanye n'aho itugejeje. Yego nturagera aho wifuza kugera, ariko uko biri biruta mbere. Hari ikintu Imana yakoze, hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe, hari ikintu Imana yakoze mu rugo rwawe, hari ikintu Imana yakoze ku bana bawe, hari ikintu Imana yakoze ku mugabo wawe, hari ikintu Imana yakoze muri family yawe. Bigutere gushima Imana, bigutere guhimbaza Imana, bigutere kuvuga ngo iracyari ya Mana. Haleluya! Imana ishimwe. Nkunda umugabo witwa Dawidi. Imana y'amahoro ishimwe cyane ngo yigeze ajya imbere y'umwami. Imana itugirire neza ngo ajya imbere ya Sawuli, aramubwira tumva mwami nyagasani, ubwo abandi bagabo bananiwe, ubwo abandi byabayobeye, ubwo abandi byabacanze, ubwo abandi badafite imbaraga, ubwo abandi badafite umurava, ariko nge ndumva mpamanya n'umwuka w'Imana. Hari ikintu data arimo avugana nanjye, arimo ndumva hari umwuka urimo umbwira ko data wa twese umwami w'amahoro hari ikintu yakora. Imana ishimwe cyane. Arangije arabireba, arabyitegereza Dawidi, aravuga ati bariya abagabo bafite ubwoba, ariko njyewe nabasha guhangana n'uriya Mufilisitiya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko iyo igiye gutabara ntireba igihagararo, ntireba uburanga, ntireba uyu munsi wa none situwasiyo y'ubuzima urimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Situwasiyo y'ubuzima urimo uyu munsi ntabwo ikanze Imana, iyo ntiyakanga Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuba nta mashuri ufite ntibikanga Imana, kuko Imana ihera ku busa. Kuko Imana yo ntikora, irarema, ifata ibitari biriho ikabihindura ibiriho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi wa none ifata ibidafatika ikabihindura ibifatika, ifata ibintu by'ubusa ikabihindura ibintu bigaragara, kuko ni Imana y'irema. Ijambo rirambwira ngo isi yari itagira ishusho, ngo nta kintu na kimwe, ngo isi yari ubusa, ngo Imana ihera ku busa, ngo iravuga ngo nihabeho, habaho. Nawe ndagusengeye wowe unkurikiye, Imana ikuremere mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini nta mwana, umaze igihe kinini ugerageza gukoresha mariage bikanga, ariko umva ubuhanuzi, umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo birahindutse mu izina rya Yesu. Ndumva ijwi ayizo ni mashando wiribirifaya, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo birahindutse. Ibi bintu nubyizera birakora ku buzima bwawe, birahindutse. Akira impinduka mu buzima bwawe, akira impinduka mu rugo rwawe, akira impinduka mu bana bawe, akira impinduka muri famiye yawe, akira impinduka mu kazi ukora. Abandi barabapromotinga, we ntujye uzamuka. Abandi babona misiyo, we ntujye ubona misiyo. Waheze ahantu hamwe, umeze nk'amazi y'ikidendezi, ubuzima bwawe ntibuhinduka. Ntacyo wishe, nta n'icyo ukijije, ariko nje guhanurira ubuzima bwawe. Ndi umuhanuzi, ndahanura mu buzima bwawe, ndahanurira ubuzima bwawe. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu, akira kumarwa umubabaro n'Imana, akira kumarwa umubabaro n'Imana isumba byose. Ibi ngibi byizere, wivuga ngo urabona. Umugabo witwa, Imana y'amahoro itugirira neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu mugabo witwa Didiyoni, ngo Uwiteka yamusanze munsi y'igiti cy'umwera, ngo arangije marayika w'Imana aramubwira ngo wa munyembaraga ugira n'ubutwari. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo arangije we ngo arabireba, aravuga ngo urabona, ngo antuka, ngo ndi uwo mu muryango w'aboroheje, ngo umuryango wacu uraciriritse, ngo umuryango wacu ngo ntibasobanutse, ngo ntibatera imbere, ngo ntibakomera. Reka izo excuse. Kuba mu muryango w'iwanyu badatera imbere, wowe uzatera imbere mu izina rya Yesu. Mu muryango w'iwanyu ntibakomera, ariko wowe uzakomera. Mu muryango w'iwanyu nta wubatse inzu, ariko wowe uzayubaka. Mu muryango w'iwanyu nta waguze imodoka, ariko wowe uzayubaka mu izina rya Yesu. Uri umutsinzi muri Kristo Yesu, wahinduye igisekuruza. Ntabwo ukiri muri cya gisekuruza cyo mu muryango w'iwanyu. Uyu munsi uri mu gisekuruza cyo kwa Yesu, uri mu gisekuruza cyo umugabo witwa Yesu Kirisitu, umwami w'amahoro, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi uri umwana w'Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane.
rero ntabwo kibarizwa muri wa muryango hahandi babaga mu buzima buciriritse, babaga mu buzima bupfuye, babaga mu buzima bwo gusabiriza, babaga mu buzima bwo gupfundikanya. Uyu munsi uri mu gisekuruza cyo kwa Yesu. Muri icyo gisekuruza rero ntibasabiriza, muri icyo gisekuruza barishoboye. Imana ishimwe. Kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubushobozi, kwa Yesu turi abatsinzi, kwa Yesu turi abanyamugisha, kwa Yesu. Haleluya. Nubwo tubabara none ariko Yesu ajya ahindura ibintu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka umwami w'amahoro agufiteho umugambi mwiza. Uwiteka umwami w'amahoro agambiriye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe, agambiriye gukora ikintu gishya mu rubyaro rwawe, mu bana bawe, mu muryango wawe. Imana y'amahoro ishimwe, agambiriye gukora ikintu gishya. Imana ishimwe, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Data wa twese agambiriye gukora ikintu gishya. Ndumva Rabini foshando wiribirifa, ndumva ya masa Uwiteka hari ikintu gishya ayizonima ninito pevoninia lazizini wa yakudeboya. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu gishya data agiye gukora mu muryango wawe, hari ikintu gishya data agiye kugukorera wa mukobwa. Urankurikiye aho uherereye hose, unkurikiye uri mu Rwanda, data agiye gukora ibikomeye. Umaze igihe kinini nta rubyaro ariko umva ngo uhanurire, data aje kuguha urubyaro. Aho ngaho shyiraho akadomo, shyiraho vindende, uvuge ngo data arantabaye. Umaze igihe kinini usengera kubaka ariko data amanuwe no kukubakira. Agizo ni mashando wiribirifai. Umaze igihe kinini uri mu marira ariko ayo marira data arayaguhojeje. Akira ubu buhanuzi n'ubwawe. Zonima taya binifo. Imana ishimwe, ni ubwawe mu izina rya Yesu. Bwakire, burahindura ubuzima bwawe, burakubatura, buraguhagurutsa, burakuvana ahantu bugutereka ahandi mu izina rya Yesu. Hari ahantu ugiye guhaguruka, hari ahandi ugiye kujya. Umaze igihe kinini mu buzima bw'ubushomeri, umaze igihe kinini mu buzima bwo gupfundikanya, umaze igihe kinini mu buzima budasobanutse. Nta wundi wahagukura uretse Yesu w'abami, nta wundi wahagukura uretse data wa twese. Birashoboka hari promesa abantu baguhaye ntibazisohoza. Anko wawe yaguhaye promesa ntiyayisohoza, nyoko wanyu yaguhaye promesa ntiyayisohoza, ariko impamvu atabisohoje nuko yari umuntu. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru si umuntu ngo yicuze, nta nubwo ari umuntu ngo ibeshe. Ni Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarinda n'umuntu yaribwiye kugira ngo iri jambo rizasohore. Nyumva neza, data amanuwe no gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Nyumva neza, data aramanutse mu izina rya Yesu. Umaze gupfusha ubukwe igihe kinini ariko data aravuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Uyu munsi data aremye ikintu gishya. Andika buno buhanuzi, bwandike ubwandike, uvuga uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Nshaka kubona abantu, umubare munini w'abantu bamanuka bakajya muri komanteri mu izina rya Yesu, ukandikamo ukavuga uti njyewe kwa Yesu ndi umutsinzi. Andikamo uti kwa Yesu ndi umutsinzi. Nshaka kubona abantu bajya muri komanteri bakavuga ngo tuzapfa tuzarama turi abana b'Imana mu izina rya Yesu. Genda wandike muti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Kwa Yesu turi abatsinzi, kwa Yesu turi abanyamugisha, kwa Yesu tuzakomera. Rero ndashaka kubona umubare munini w'abantu
bantu bajya muri comment andika muti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Genda wandike muti ndi umutsinzi, manuka muri comment andika muti ndi umuntu umutsinzi. Kibona uyiteranira ukibona kino kiganiro manuka ujye muvuga uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Genda ujye muvuga uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Kandi rarika n'abandi bantu basharinga kino kiganiro nabo baba batsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Andika muti ndi umutsinzi mama, andika uti ndi umutsinzi papa, andika uti ndi umutsinzi wa musore we, andika uti ndi umutsinzi wa mukobwa we. Andika mumanuka muri comment wandika uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. La benefo shando wiribirifa ndafashijwe profete Yema ndafashijwe ngiye guhanura muri ruratse. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, data ni muzima, data nta kintu kijya kimunanira. Iri jambo ryavuze ngo warabyumvise, ariko Imana ishimwe hari ibintu wumvise ariko byari bitarasohora. Dore ngibi birasohoye mu izina rya Yesu. Dore ngibi birasohoye, dore ngibi birabaye ku buzima bwawe. Warabyumvise ariko dore ngibi birabaye. Warabyumvise ariko dore ngibi Imana irabikoze. Warabyumvise ariko dore Imana irabigaragaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuze ngo warabyumvise mwe ntimwabihamya, none ngiye, haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane, none ngiye kukwereka ibishya bihishwe utigeze umenya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi nubwo amatwi yawe atari yumva, nubwo amaso yawe atari yigera areba, Imana y'amahoro itugirire neza. Bifate serious, bifate nk'ibintu biri serious. Imana y'amahoro itugirire neza. Nibyo amatwi yawe atari yigera yumva, nibyo amaso yawe atari yigera abona, Imana itugirire neza. Umaze igihe kinini urwaye uburwayi, nawe ubwawe bwarakuyobeye, bwabaye uburwayi bw'amayobera ntibusobanutse, ariko data wa twese amanuwe no gusobanura ibyari bidasobanutse. Data amanuwe no kubisobanura mu izina rya Yesu. Amanuwe no kubisobanura mu izina rya Yesu. Ibyo byari bidasobanutse data aje kubisobanura. Ibyo byari bidasobanutse data aje kubisobanura. Haleluya. Mu kazi kawe ntibisobanutse, nawe ukura utazi uko bimeze. Abandi bahabwa kontara, wowe nturayihabwa, ariko I prophesy, ndahanura ku buzima bwawe. Iyo kontara utari wahabwa uyihabwe mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe aho nkurikiye uri hose, uri mu Burayi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri mu Bwongereza, uri muri France, urankurikiye uri hano mu Rwanda, urankurikiye uri mu Burundi, urankurikiye uri muri Zambia, urankurikiye uri muri South Africa, uri muri Afrika yose, aho uherereye yose mu ngune enye zose, ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi mbuhawe n'Imana muri iyi saha yo kubohoka, muri iyi saha y'igitangaza. Bwakire n'ubuhanuzi Imana impaye, n'ubwawe. Bwandika ahantu kandi wizere, uvuga uti ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Imana ije kurema ikintu gishya mu izina rya Yesu. Karindwi aravuze ngo biremwe none hasi ibya kera. Haleluya. Imana ishimwe. Uhanuzi impanura ntabwo ari ubwa kera, ndavuga ubwa nonaha. Nonaha nga ucyumva buno buhanuzi, injira mu kazi kawe. Ucyumva buno buhanuzi, injira mu mugisha wawe, injira mu mahirwe yawe, injira mu gitangaza cyawe. Yakira gukira iyo ndwara mu izina rya Yesu. Iminyururu yari ikuboshye nikuveho mu izina rya Yesu. Kibwumva imigozi nicike mu izina rya Yesu. Amafaranga yawe yarabohewe ahantu samuweya, ujya kubona umugisha akabona ibintu biza bikaboroka. Ariko none aha ndakwinjiza mu mugisha wawe, none aha ndakwinjiza mu mahirwe yawe, ndakwinjiza mu gitangaza cyawe, ndakwinjiza mu munezero wawe, ndakwinjiza mu iterambere ryawe, ndakwinjiza mu mahirwe yawe. Yinjiremo. Uwiteka Nyiringabo Imana none aha aremye ikintu gishya. Uwiteka aremye ikintu gishya kiremwe none aha, ntabwo ari icya kera. Uwiteka aremye ikintu gishya, aremye ubuzima bushya kuri wowe, aremye imibereho mishya, arakuremera isura nshya mu izina rya Yesu. Uwo mwambaro w'igisuzuguriro nukuveho, uwo mwambaro w'uburetwa nukuveho, uwo mwambaro w'umubabaro nukuveho, uwo mwambaro w'amarira nukuveho mu izina rya Yesu. Hari umwambaro umaze igihe wambaye abantu bakuziho, hari umwambaro abantu bakumenyereyeho. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu agira ikigeragezo, akagira ikigeragezo cy'ibara rimwe, icyo ni cyo abantu bakuziho bakikumenyereyeho, byaragucanze, byarakuyobeye, ariko data aremye ikintu gishya mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora,
nzahora mwiringira. Biremwe none hasi ibya kera. Imana iremye ikintu gishya mu izina rya Yesu. Pfukama aho uri dusengana Imana. Pfukama ahantu uri dusengana Imana. None aha ngaha zamura kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe. Wumvishe kino kiganiro, wumvishe rino jambo ry'Imana. Pfukama ahantu uri dusengana Imana. Dataje gushyiraho inzira. Dataje kurema ikintu gishya. Pfukama ahantu uri dusengana Imana. Datanya guhora ku ngoma Imana. Labinifo shando wiribirifa. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora. Ayizonima ninito prevo niniya ayibefodrere. Imbaraga z'Imana zibohora nizigaragare ku buzima bw'umuntu warunkurikiye. Uyu mumama ndamusengeye amaze igihe kinini arwaye uburwayi bwo mu nda. Mana mukize mu izina rya Yesu. Ayibefodrere shando wiri mekotaya ninito prevo niniya. Imbaraga z'Imana zibohora nizigaragare ku buzima bw'uyu mumama, zigaragare ku buzima bw'uyu mukobwa, zigaragare ku buzima bw'uyu musore. Mana ndabohora uyu musore, ndabohora uyu mukobwa, ndabohora uyu mugabo. Ibo Satani yari yaraboshe ndababohoje mu izina rya Yesu. Ndabinjiza mu mugisha wabo, ndabinjiza mu masezerano yabo, ndabinjiza mu iterambere ryabo, ndabinjiza mu mahirwe yabo. Mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, mpagaze mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Nsengeye buri muntu wese wari ufite ikibazo ngo Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru gikemure. Umuntu wese wari ubuze inzira muremera inzira, wari ubuze uburyo muremera uburyo, wari ubuze imibereho muremera imibereho. Mu izina rya Yesu mpagaritse gukora kose k'umwanzi Shetani mu izina rya Yesu Kristo. Mana natuye umugisha kuri aba bantu, bagirire neza kandi ubaremera amashimwe, bazagaruke bashima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Uwiteka akwishimire, Uwiteka akwagurira imbago, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana, iracyabasha gukora kandi iracyabasha kurema. Imana ikumpera umugisha, Imana igukomereza amaboko, kandi umugisha w'Imana ukomeze kukugaragaraho. Niba utarakora subscribe uyikore, kandi ndagusabye kora share, ndagusabye kora share. Sharing iki kiganiro ndawigusabye pe, fatanya nanjye kuvuga ubutumwa bwiza. Iki kiganiro kikugeraho, kora share, kicange ku bandi. Sharing kigere kure, sharing bigere kure mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibiyereke. Nukuri ndagukunda, Imana y'amahoro ibagirire neza. Turi mu bihe byo gusenga, kandi mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Uwiteka bishimira abagirire neza ku Mana. Shalom, shalom, bye, bye.